Tsutsu ni wowe. Ngo yijya ngo ndi kurota. Uracyabaho? Ndu. Ariko mana. Kana babwe ngo ndatoragura igikapu cy'amafaranga muranze. Naho ndambirota. Ndu ni wowe. Ariko mana nyagazane we. Bikira Mariya wabambwe ku musaraba. Ariko mana nyagazane. Amakuru y'iminsi. Daniel yambutse inyanja y'Abanyafilipine ararokoka. None nanjye ndarokotse. Urokowe niki? Amakuru. Mesi. Kuba inzobe. Kuba ubyibushye. Urakaze. Niko ni ibisanzwe. Usigaye ujyana muri kino gikoko. Dore ni. Iki? Awa. Ese wabonye amafaranga ute wowe? Kugutwaye buze. Nabonye biza byabize. Wabonye ujya kubona umubona biraje. Biraje. Bite se amakuru? Amakuru ni meza nyogokuru yaje mundi yitabye Imana. Yitabye Imana nyogokuru. Mukecuru yarapfuye. Hisapa hasigara ubuvivi. Hasigara ubuvivi bwiwe. Nababa byarabe bakubuzukuru nibo basigaye. Ubu ninjye wabasigaranye. Ubu nibo naringiye kure. Gusa wo bamarira iki buriya? Ubu nta nayumunyu. Nta nayumunyu? Nta nayumunyu dore ubu ngubu ibibazo bimaze kugera mu mugongo. Reka nkwereke. Kandi nahoze mu nijoro narose. Narose ngo nguruka ngo kandi ngo umuntu yaguruka ngagiye kubona ngo amafaranga. Ariko ntunguruka numva bari urakoze cyane n'ukuri kw'Imana pe. Sawa basuhuze. Basuhuze ari byo narinjemo hano. Uti? Basuhuze se ntabwo ahagije ko numva. Nayo umunyu. Nayo umunyu yangaye yagura umunyu gusa. Isukari kubera ko unuzanye nyogokuru apfa. Hahise haboneka wa mwana w'umukobwa uri kwa nyirasenge akirongeraho naya bamutera urumva n'ayisukari gusa. Ngo bakora iki? Bamutera inda. Bamutera inda biba ngombwa ko nanjye bagomba ngomba kumukurikirana. Shiraho naya agatike kandi mwihanga agatike none wakayanga ruba ntabwo nayakoraho none ubwo agatike rero ahubwo nayo nibagiwe n'imiti. Hari imiti ngo bajya muri farumasi ngigura 4,500. Ego 4,500. Uvuze ngo ngahe? 5,500. 5,500 ariko abashobora nko kunkaturira. Kunumva bitari bworohe. Nago byakora muri iyi minsi biba nejo bundi imvura iguye amabati araguruka. Yaraguruka ubwo birasa bundi mutana w'igikoni. Nimo n'amabati. Umutanda w'igikoni. Umutanda w'igikoni. Sokera mu nzu wa mugore we. Wambabarira ni sohoka genda fata n'ikapu byakira. Akira fata vuba. Fata Jojo. Hani sone uraza kumvuzaho induru. Genda indaya. Oya basi byancitse mbabarira bwa nyuma n'ubwa mbere. Bigucika kuva igihe twabane kutigeze nkita indaya. Ubu ujye kunyita indaya. Oya basi none ujye urarahusha. Warambonye wowe. Kumbona n'umukobwa ungahita usarana n'isoni. Basi ngusabye imbabazi. Mva mubwire wa mugore we. Genda ushaka umugabo uzajya ubwibyo ushaka byose. Uri kumva? Naragushatse ntago wanchatse. Yungabanya yindura kirafata igikapu. Nase usabye imbabazi nababarirwa wambabariye. Ntago ngiyewe nshaka kungarukira mu nzu. Wumvishe? Mbabara nukuri naho ufite. Nase uragira ngo ngiye kuko kubizi kari ngiye. Hanyuma urabana n'indaya gute? Kandi ngiye mbakunda. No nabyeme uzajya ujya ushaka ndongora bushaka nta kibazo nzabigira. Ndongora cyeka ngiye nta lokasiyo ngira. Ndongora aho nshaka nani ngenda umugabo uri seri. Nzi icyo nshaka. Nzaho nshaka kugera.
wica bugufi nushaka kuhagarara kiragenda ujye kujya fata genda ujye ko so kumvira mu rugo none se ngehe ntabwo nyinshaka umugore utanyubaha uri kumva ngiye kukubaha kwera uyu munsi dore izina ry'Imana ndagatwika bibira y'Imana nta hantu mfite ho kujya mbabarira n'ubwa nyuma n'ubwa mbere ubu rero nanjye nashaka kwirukana kiragenda nende kukuyenza acyane nende kukuyenza genda nzara undi mugore muri inzu vuba uzajya unyumva uzajya mvuga gata ceceka uri kumva akira fata genda akira rumaze kundembya akira fata igikapu cyawe ubu bivuga ngo wari amazi kihore none sokera mu gipangu sava vuba basi reka tuzo ntabwo ndi kukwinginga mfite ho kujya basi ibihumbi 10 sibyo ngende nde bantu ndaru iri joro rimwe buracye namaze kubona nyine umuntu basi wancumbikiye ningo ibihumbi 10 zo ndawe nshinja ndaza kuzigura iki ndazigura iki sokera mu gipangu vuba sokera mu gipangu vuba nta nisoni urukundo rwanjye nawe urarwibagiwe kakanya ibyo byose byararangiye ukuntu wambwira ngo nta mukobwa n'umwundi utakuko ubu byose ubiciye fata igikapu cyawe soke washizemo uburyohe mubwije ukuri ariko nsokera mu gipangu yinza kumvugisha induru ako bagize umuntu mvuga amagambo yose ajya yakumva ko ndi umugabo kungwa iki ariko numva imfura bigaho ziserezana niho zihurira urakoze cyane na rwa rugi pata ryahise ricika uvuze ngo inuza ipata ry'urugi yo ntago ari menshi ni bibiri yo ntago ari menshi ufite ibibazo miliyoni n'igice ni bibiri miliyoni n'igice ntabwo ndayageza ndavuga ibibazo biri hehe zana nkweri urashaka ko azaba menshi ndengerezaho bibiri byonyine ariko Imana ikunda abayo n'ukuri yanda toka pale wowe ranura ibibazo nge ndi Yesu Kristo hazandu wama amafaranga yanjye wama amafaranga yanjye ko byibura akenge kaje kubensanze uri umusazi kubyo nako amafaranga yanjye nako amafaranga yanjye ukayatwara gutyo guteze akonze ko mwigize ibisambo ko nubwo muri abashyiramo mu mutwihisha urashaka kumena imodoka wama amafaranga yanjye shababa uri kumva ndahomba ngewe ndakuzura umusazi akira yewe amafaranga ntabwo naba narakugurira amafaranga ngaho ugenda rero oya attention uribeshya ukora ikosa ndakwereka muri umudugudu konya gukuru nawe urakujyana ntajyayo birandeba shaka sinanataye amaye dufite ibibazo pe ego ko none reka mbwire kamwe konyine ni izina ry'Imana mbabarira ninongera no gukopfora uzahita unyirukana uzajya gukora ibyo ushaka nta kibazo Jojo nsokera mu gipangu nakubakirwa kuba soka rutaye kandi ndakubitira nzani kaburi yanjye nyizane nzani kaburi yanjye nsokera mu gipangu vuba ugenda ujya uzajya usakuriza abagabo bose uzashaka genda ushaka umugabo wawe nge nagushatse nago wanchatse mbigusubiriremo buri munsi ngo nzana abagore ngo njya mu bagore we warambonye nabiretse ntabwo nzongera kubivuga wabiretse se kuki utabiretse kuva kera wabiretse utinze soka mu gipangu ujye gushaka umugabo uzajya ubura uko ushaka arikumva nge ntago ndicishwa aha nandara mabuno wampaye nasombe waneke wanjije sokera mu gipangu ugende nzashaka undi mugore nyuma uzajya unanyuma ugasagusa ngenda guhahira nkakugaburira naba ndinda ntago mugaburira wa gicucu ntago buri munsi urya wari waburara wowe none se uraza kumvuza induru ngo ngende ntago nzongera sokera mu gipangu ugende nushaka uzongera gende uzongere mu rugo rwawe anisoni uraza umvuza induru uramagaze hejuru najya kurya ukamvugira hejuru anisoni kuko wahake se wowe kuko wamayi wambabariye kuko wahinje niko haraza no kwinjira undi Gahomereza gakoti kanje nkajyana nagakote ngo waye soka we ntabyanjye wajyanye nabyanjye namakariso nakubwiye ngoma gakoti kanje rero dekura nsokera mu gipangu uranyirukana n'ikoti ryanjye urijyana wangije nta kotex nakuguriye ntago wazimaze nzi ko akasa nanjye urazinsubiza nsokera mu gipangu ugenda hinjira n'undi mugore ucecetse w'amabono mazima kugasa gusa uraza kumvuza y'induru n'inkweto zanjye zirazisigara magana ntabwo uzagura ibindi nta nkweto mfite zifunze sohoka uzagura ibindi ukumva wajyongera yenda ujye kubindushye ujye kuba nk'abandi baguru tuzagatara basi magakoti konyine nta gakote ngo uhaye sohoka hari ugenda ujye kwandara sohoka nta 500 nguhereje uri kumva ndakubashye sinkuhondaguye usohotse uri muza abandi bari gusohoka mu kagare barimo baragusunika urimo uraza umvuza y'induru
urambabariye sohoka vuba iyi urakoze ni izina ry'Imana ntabwo nzongera biturushye suzuga ngo urambabariye se nabigikunuka ubutagira mu Waiki Jojo. ni amahano ibintu bimbayeho none sinzi naho nayambi Hari ikibazo kirimo hano mu rupangu se? aranyirukanye Utiki? aranyirukanye ndagiye Sha. aranyirukanye nyine ikintu dupfuye Ubu aratinyutse arakwirukanye wowe. aranyirukanye kandi amuye indaya urumva telefone yarasonye turi kumwe yanga kwitaba nkabona ari kuyimpisha ndambwe ngo yitaba ubwo ni za ndaya zawe ubwo rero iryo jambo niryo Ako kantu niko katuma agusohora nabi gutyo wagira ngo ego n'ibintu byanjye ntatumye nanabitwara inza se ngehe yanyiyamye nagashaka nsubira mu nzu ye ikibazo none ntabwo mfite naho njya gucumbika ikibazo na Marita Zari nari murimo amafaranga kuri butike zinyafite ngo nayamwikira ubuze ndakora ikiguko ziri wanjye ngwino iwanjye ngwino iwanjye uncumbikire ndenda gucumbikira ibyo ushaka byose ndabigo ariko mbega we uyu mugabo wawe ni ikiwerewere anisoni ujye kuncumbikira umugore mwiza nkawe aramwitesha akajugunya hanze nk'ujugunya ibishimbo yambwiye ngo yaramaze ngo yarandambiwe ngo ntakeneye no kongera kubona agasura kanjye mbese arijugunya nk'ujugunya ibintu byashaje byacikaguritse adakeneye kongera kubona sasa rero reka nkwereke icyo dukora ngwino iwanjye uncumbikire tugende ngewe ibyo ushaka byose ndaguha ushaka kumana urakoze mani icyubahiro ni icyawe umbonye icumbi ngwino sindakubeshya injiramo Imana yo mwijuru guhumugisha utunganirwe nta mugabo ukureba kuko abantu biki gihe banyica bakansetsa abantu babayinjije nyura hano gusa Imana ikumera maze waragarutse iyo ngarutse se mbere nje wawe sokera mu gipangu ariko garutse wawe wowe hanyuma arimo aragaruka urafata umuntu ukamujugunya nk'ibishingwe ntanisoni nanjye mfite iwanjye dit twumvikane ugiye kuba he aho nshaka iwanjye waranshinze aki wowe ndasohora umugore ukamugarura mu gipangu none se iwanjye ni iwawe iwawe ni iwawe ariko ntabwo wemerewe kugarura umuntu nasohoye mu gipangu umva imboga zibona abana koko umugore mwiza nk'uyu wowe uramujugunya hanze na nisoni ufite uzi impamvu umusore mu gipangu umugabo wiguta ahubwo utazi impamvu ugiye musohora ndakubaza iyo mpamvu ni iyihe uyu mugore sinjya wamushatse ubusore cyari uwawe ndamwirukanye rero ngo nsohokere mu gipangu reka noneho reka njye mwijyanire noneho njye nawe duhure muri toilette imwe twamaze twasa gusa toilette imwe ujye mu yawe ariko birashoboka gute twe dufite toilette imwe muri gipangu turiburamo gute n'umugore nge tumvikana ntago nje wawe niko nakubwiye hanyuma uje kuba kwandi aho nshaka hari gukishizwe wowe ariko umupfu no kunsuzuguza uyu mugore wa mugabo ako mugusuzuguza gute wowe uramufashe ujugunya hanze nk'ipusi yapfuye warangiza ngo iki hanyuma se kumugarumva aricyo gisubizo kibibazo birakureba se nise wamusoye ukajya gushaka ubu nta kiri uwawe siko bimeze ntago nje wawe di ntabwo akiri uwawe ntago nje reka wawe mubwiye Jojo umbwira iki n'ubundi wa murongo waraburenze urigenda iki inzu igipangu ntabwo kinjira ariko wa mugabo nawe uri ku mugore urigenda none nawe unywenywe urakodesha nani ngakodesha monsieur hanyuma se niba mvuta dushaka imuka écoutez-moi s'il vous plaît oui écoutez we ashira umugore wawe écoutez subiramo ku kanwa ruvuze écoute kandi wirinde nyamara uzanye inkuba mu wirinde iyo nkuba yindekeye nta kibazo ni inkubiti yego rato hanyuma twokeye ko imirabyo itazatugeraho akibagezeho itemwe turabakeneye ubu nabyo y'ibwoko wa mugore uri gusohoka ajya gushaka ntabwo ndi umugore wawe ntongera kunyita umugore wongera kunyita none se urashaka nanjye kunyimura njye ntabwo nshaka kukwimura nanjye urashaka kunyimura shyira mu gaciro uyu mugore uje kugaruka muri igipangu umugore aranyiba haki igipangu cyaso arakwiba igipangu cyanyo kigipangu reka jewe jye nyiyibira nta kibazo ubujura bwawe ko wigize akana hakajya iki gipangu ni cyawe nukodesha jewe reka jye nyiyibira ibyo ngibyo rwose kandi niba ushaka amakimbirane urayabona ariko umugore uza reka na n'uyu murata umugabo ni wowe umugabo ni wowe mwihuje naguze umufuka w'umuceri ibiro 25 nariyemo ibiro 3 byonyine nyumvira umugabo uvuga ibiryo oya banza nyumvira umugabo uvuga ibiryo yewe uwo muceri ugura ngahe ngo mpite mukwishyura none 22 mwihorere ntayo nakutinye nari amafaranga icyo ndiko nagasuzugura uburenganzira bw'abagabo gusuzugura umugore nk'uyu nguyu nkuba gusa nonse ko umujugunye hanze uragira ngo ajye he aragenda arabona ahandi hanajya reka ziwangire nahabonye navuye iwawe nabonye ahandi nagiye
mubwira nta mahoro ugera muri kigo nta mahoro nshaka ariko wowe urashaka urambwira iby'amahoro njye ntabwo nkuyiremera nta mahoro nshaka twigendere ariko ziko umva ngewe kwanza wowe yamwishe uramwaye n'agakoti kanjye uramwaye nagarutse we ntabwo ndarahana uramwaye ndamwaye njyewe kiramwaye uwo mugore ushiririza ibishyimbo utazi no gutera uranabishye washya no atoka kure abandi bagiye kujya ku ishuri nibwo utangiye kunyaka none se ko na umva nise ubundi haraburi iki hasigaye amafaranga nyine hasigaye ibihe bikoresho kugira ngo mbimenye amabage umva batumye n'iniforme inshyashya kandi imyenda siporo nayo mfite ikibazo rero ntiwigeze unabimbwira kare nibura ngo menye ngo ndatangira nshaka ibingibi nshake n'ibingibi nari nzi ko mama wazabikugurira ntabwo nari mbizi babiduhamagaye ejo muri ku ishuri kandi nawe ndebera amafaranga nsigaraye gusa ayo mafaranga ari bukumarira iki nese nta nayo ndafite kuri telefone ntayo none se ubwo urumva nzajya kwiga gute kandebe no kuri telefone ntayo bitse bitese noneho aya mafaranga uragenda uyakoreshe neza nyine kubera ko amafaranga yarabuze rega ntabwo umuntu agenda ngo atoragura amafaranga agayatoragura muhe n'andi yikise muhe n'andi imitsi ikomereze ndi mu bibazo byanjye nawe turaza kuganira muri karitsiye ibibazo hagomba kubaho ibibazo ibihe bibazo se ko ari ibyanjye nawe wewe birakwikureba hiki wigende hagomba kubaho ibibazo hagomba kubaho ibibazo nyine bihe bibazo kuko tuba tubyiteze buri munsi mu mudugudu umwana utujije imyaka nyumvira ko misu uzagira amagambo kugeza ryari nkawe ubundi ufite zikise utwirirwa tubivuga we nande se muvuga mu umutwe tukirirwa tubabwira mu bana bakiri handahiti mureka kubashuka kandi misu narakubwiye ubwo businzi wihaye buzagukora none utangiye kumuha amafaranga umushikisha amafaranga indushuko ndi uri gukemura ibibazo bwamuteye inda misu mbabarira uyigendere turi mu bibazo byacu nigendere ishireho rwose igendere kutari buncike none kutari buncike kunje narababwiye nzabahashya da misu waretse kunyivangira mu bibazo ukagenda kuko nawe nzi ko ibyo ufite bitakoroheye umwana umuteye inda none uri kumva narekeraho ngaho indutwite uyu nguyu nterinde uyu nguyu si amafaranga umuhaye nayishe amafaranga iyo kandi niba cyakuzanye muri uyu mudugudu misu uraza kuguhagurukira kandi misu ubu nagukubita igishyi hano nkubita ubu nagutwika igishyi uretse uraza kwivanga ibibazo by'abantu bibyo barakureba fata inzira ugende nyine fata inzira ugende ikintu muri mudugudu urashize niso ushinzwe abantu bahagaze mu nzira urashize ntacyo nzi hano isoni rega akira amafaranga ugende uraza kumererwa neza misu watubabari ukagera tukigomereza gahunda zacu abana bo muri mudugudu bari batangiye kugira gahenge ubundi wagikubise akubite ndi kukuvuganira none ngankubite uramvugana se mbaye ibyo kiba gishaka n'ubu ngubu ndamutse mukojeje uruki yatayikubita akabana b'igihe mwabaye mute cacaka ngafata inzira ntacyo mureke fata inzira wigendere ajya he njye ngufatanya ibizibiti ibihe bizibiti ibihe nta n'isoni reka fata umwana ukamujugisha amafaranga ukagira ngo nta kivugira afite kugira ngo nta kivugira afite wamba bari ukigenda utankoresha akisida ngo reka nkubwize ukuri njye reka nkubwize ukuri ubundi imyaka mfite kandi mitsu turabipfa nkubita ariko nkora mu jisho urebe mudugudu ngwino abana batewe inda muri uyu mwaka muri uyu mudugudu umwana wa donata ntibamuteye inda ntubyibuka yego mitsu nshombusho ntafunzwe kubera umwana wa mariya ntabwo ubizi uyu nguyu nawe ajya guterwa inda ndebere ayiterwa nande siko ntakibazo ariko ari umwana ungana gutyo none ikibazo kiri hano ni kihe namushukishije amafaranga ndeba ibaze nawe nakubwiye mitsu nakubwiye wanywa inzoga cyangwa ntabwo mvuga kuri kumusohokamo iki wanywa inzoga inde none se ikibazo kirangana ari kumva niki ni muhe
ni ukimenye muri uyu mudugudu afashe uyu mwana amuhagarikira mu muhanda bamutumye ngo ari kumushikisha udufaranga nese guhagarara mu muhanda ni ryo kosa amafaranga muhaye ni ryo kosa ufitiye kibazo uri kumushuka ngo umutane nanga ibibazo bafitanye ibyinda numvishe none ibyinda numvishe umva banza wumve okay Ninde? Ningewe. Ariko washyano itorete ni iwanyu wowe. Ishyano ni iwanyu. Itorete ni iwanyu wasatse mu itorete. Toilette. Ariko uyu mugore ni muzima. Shibuka ngo nguje kuri. Umva izi ndasi gaziza mu gipangu zo kuri ngo ufite iki wowe. Vaho. Soka muri toilette papa wanjye. Nawe Soka njemo. Wowe wishyura inzu muri iki gipangu wo kubyo ukajya muri toilette. Nasa warayubatse. Umva. Kubitamo ibyo kubita usoke vuba. Nakumva wiza kurizagira hirya. Ihute toilette uri kuza nago wishyura igipangu muri iyi. Ntabwo uri mwe wishyura. Wavuga ngo waguza. Soka. Jojo. Naho bisho. Nagusohoka muri toilette. Nayo nsohotse. Sawa uretse. Hanisuri byo mwigeze. Nitondeshe dito. Wowe uraza ukajya muri toilette ngiye kujyamo. Urambuye ngiye kujyamo uraza ujyamo na n'isoni. Nimwe mwikuruza kubikuta. Nimwe mwikuruza. Tajya ntabwo tubizi. Wiza kurisha ahubwo ndeka nitubize. Aro. Dandiro. Wa muntu wikuruza kubikuta ndamubonye. Kazi kabisha. Ninda y'abadamaseni bazana ziriko zitera ibikumwa wagira ngo ziri gutora bakagenda bagasiga ibintu amabara ntazi ibiganza ntago bazi no gukoresha amazi. Ninda y'inzobe yiguza araruguru yabizwe yirirwa gusa kudutesha umutwe. Ni biri muri toilette buri gihe irazi kajya mitishyura n'inzu. Wavuze ko yari umugore wawe wirukanye suka mukumbu. Toilette igiye kugiye kuzura ni ukuri igiye kuzura Dandiro. Tabara rwose ikibazo kirakomeye. Nasuku nese umuntu araza akitubesha toilette amara kwimaje nanabikureho ninge nsigenza gukoropera ikipangu cyose. Oya turambiwe inda muri ikipangu ngibi bitaza guhinduka banabyihore byose binarangira. Ngwino iki kibazo kirakomeye nanda dushaka muri iki gipangu. Ntago nishyura neza singenda jya kubona n'abapanga ndajya kubanga ndakora nabikiza. nta kibazo ibyo uri kuvuga bifite agaciro ego tumufunge mu nama twara bivugaga umva mitsi mungu ni mufite gishyura umva nkubwire wakana ndamukubita pe umva mitsi kuba umuyobozi ahari bagufunga umuyobozi apfa kuba hari hasi byabaye yego David urimo arambaza ikintu banza wumve ubundi yaturutse uyu nguyu uri kubona David uyu ni mushiki we ujye gutera inda mushiki we urabona abantu basa ni mushiki we ntabwo umuzi se ako muyobozi washishoje okay banza wumve amafaranga y'amakaye ndimo ndamubona none se aha muyobozi nawe reka nkubwire kuba ari sheri we kuba ari mushiki we byanditse ngiye ko ndi kuvuga kanano kuba ndi sheri wese byanditse nibyo nkubize nyine wabimenye ute okay bitonde musobanura nisi ubundi ninde waguhaye akazi ko kujya kugenzura abantu bahagaze mu nzu David wirakara mitsutsu ugiza amahirwe araje mba nkukubise iki bakajya akatu ubundi tujya mu miti oya njya mu miti na wowe ngurika banza wumve yasinze n'amaguru yawe ntubasha kwihagararaho ngo urarwara mitsu banza utega amatwi ibyo ndi kuvuga yego uyu ni mushiki wa David byanditse yiga mu majyepfo yiga muri interine byanditse okay ntaho byanditse ariko mushiki we yamuteye ndamuhaye amafaranga ndende kwiranga muntu bahuje umuryango tubineke okay ntacyo noneho niba utari kubyemera banza wumve niba utari kubyemera jyana uyu mukobwa ku ruhande umubaza amazina y'ababyeyi ndasigarana n'iyi banza wumve ariko ayo ashobora kugucika umuyobozi urajya kumukoresha iyo test yose ashinzwe iki muri David reka ngo nukuvuga ngo mitsutsu tumutunze nk'umuntu w'inyangamugayo ahubwo nk'umusazi oya ntago ari umusazi inyangamugayo hehe si inyangamugayo izaguhagarika abantu umuhanda gutya okay nabyo ni amakosa mu businzi ahubwo babushinze we babakubwira ndabizi neza kuko ninjye ubusinzi bukabije barabufungira uwaka kandi umuntu agakubita njyewe oya ntabwo uzi icyo amategeko nagashyiramo inshinga eshatu ntabwo uzi icyo amategeko avuga ku bantu barwana nibyo ndabyibuta nakamerera n'abari aba ngaba abasha no guhagarara ku maguru ye ngo sibyo bano baravukana tubaza ayo mazina okay
fata uyu mukobwa umubaze amazina David turasigara iyo teste yose tugiyemo ni iki ariko se mufate neza ngaho mukore neza nyine mubwire sha mubwire bitse ariko wiwe okay David mudugu ibi ngibi nibyo duhora tuvuga mu nama gute mufata abantu basazi nk'aba mukabacumbikira tuki tutabajyana indera ngo babavure ntago mitsutsa ari umusazi ni umusazi umwe se gukora ishyirahamwe ryabo ikibazo ni uburyo akoramo ibintu naho ubundi ni muzima ni umurwayi wa mu mutwe uyu nguyu ubuzima bwe n'ubwahe ngaho navuga uwo mwe numve ko bahuza iyi teste ndimo ni iki nabivuge numve ko bahuza David reka tworoshye nitubikomeza ntago biri burara ariko se navuga papa we ni umujyanama mitsutse yababwiye icyo akora akora iki se ni umujyanama mu gusanya gasa nibazo nawo umuntu mwadoye ngo atugira inama uzatugira inama yasinze ugasa numve ko muhuza numve ko mutaye kutubwira mubwire David mbabare umubwire kabisa papa yitwa Kalisa si uryo izina kubwiye ijyambwiye none se ikindi ni iki bashobora kuba bavuka ariko mwiyemereka mubwire manyango nkumira cyane none kitaraba ariko mu David ari nk'ikindi gihugu kiri gushuka mushiki we gishaka kumujyana nko mu Buganda cyangwa mu Burundi cyangwa muri Kongo kucukura mu by'agaciro sinaba nkumira icyaha kitaraba ibyo uvuganye byo ariko nanone bana gufata umuntu w'umugabo amapantaro utabifite ntakico nsanze ari byo nagihitana wagihitana ariko ntago umuyobozi agomba gukora none umujyanama wakakwiye kubagira inama none ukabasagarira gutya nibyo urabamenye ariko none ndabamenye baravukana nese mbona barasa umudugu ngubu ubujyanama nibwo mwabonye bumukwiriye kuki nibura mutamuhaye kwishyuza irondo cyangwa ngo ujye twara ibishiro nusubi inama yatugira gute niyiha hora yasinze umunsi ku munsi wari wabona mitsutse atasinze nose wazinguriye wari wamubona ari muzima David nihangane ariko mitsutse nawe ni muzima burya ni muzima mu bitekerezo ajya bitanga ariko ntuzongere umbabarire wabamenye ndakubabariye ako ndabimenye ko muri abavandi nese ubundi urabona babona gatudasa murabibona David ngaho twigende mudugo mukomeje ndakomeje ruguru ngiye kwa Kayiraba sawa kandi nabonaga warunyuzemo hano nyako kwanuza nabumva David yakagaje se ngire kwanuza kuko ndebe ko nayi maze igihumbi kimwe muri ayo ngayo nyihera njye kwirebera Kalisa nawe wajyaga nkibana n'abantu neza kuko ntacyo ni mubana hari icyo mbikozeho urakoze cyane sawa muyanywera inzoga sawa washira izindi senyiza oya tugende naho se murasa abana mugomba kubana neza hazamo abashaka kurogoya ucuruza urumogi nk'urwanya ufata abana ku ngufu nk'urwanya nipanda akazi utazabibona azabireke agasuzuguro ryasaraza Kadi rindira winkomangira umuryango cyane none siko atazi umuryango warampenze wewe nyine muhamagara rinda nyina ara dakomanga se mve mubwira ze soka ari soni abana bakire n'abasuru kwirara umuntu akajya muri toilette akavuza induru ahubwo reka kuyigamira cyane urabona rumeze ngo ya bakore urimo kubeshya ndengura telefone biki ndaje duhure muri kenkari ariko ye kigaro uri sima wowe cyangwa uri misoma kirezo ugiye kuyiguramo iki ndashaka kukubaza ikintu baramutse neza waretse agasuzuguro wowe umve banza ugabanye pressure mu kanwa sibyo mubwire amakuru n'amahoro ni cyo kibazo mufitanye mwembi ubundi ikibazo gisa n'icyo nabwiye papa wawe kujyanye n'aya mazu ni ikibazo kijyanye n'uko dukeneye umusarani wundi ikintu ndi musarani urase wuzuye ugiye kuzura kuko ntabwo ngiye nzajya kurwara ama infection y'abagore n'azana baturutse wagiye gutura muri hoteli se kujya gutura muri hoteli iyi nzu y'inkodeshereje washyano wamwumvise udashobora gukodesha ahandi wamwumvise ukagenda rinda uyu mugore ti yari uwawe yegora aho none ikibazo cyane ni iki mukibana nawe ntabwo mwagendagamo mwembi twagendagamo twese hanyuma ariko batakigera no kurara arahageze asigara arahari kararuganye arari wanje uvuga ibintu uko biri nari bwaza gusaba icumbi ngewe uyu yafashe uyu mugore amujugunya hanze nk'ibishingwe ngewe ndamurekipera mwijyanira iwanjye umubuza kujya muri toilette nkandi we yego urankodeshereza ntabwo bakwishyura uri cyozana uyu mugore ajya muri toilette
amara kujya muri toilette ntasukemo amazi akajya gutera ibikumwe ku bikuta wagera gutora ahubwo nkawe yabahamagaye bakabibona ufite video itwemeza ibyo ngibyo uri umuhanga nka papa wawe ariko mubwira kubita amatwi iyo video irahari dufite ibidomo by'umwanda kuri tumuri toilette mo imbere kuki se tabaye wowe kuki tabari wowe usigaye ugira umwanda ntukora pinzo usigaye wibana wabaye umusiribateri utaruri we ibiraya byose winjiza amahanga nibyo byo nindogwe k'abasiribateri bagira umwanda wowe duhere kuri wowe yego kusa dore ubwanwa bwarashokongoye usigaye bwarabaye mu gihe ntabwo naje hano kugira ngo mutukane sibyo kuba naje hano naje nk'umuhuza wanyu uyu nguyu urahuza umuntu udafite mu mutwe yazima niba warirukanye umugore urumva akagenda undi akamufata wamwirukanye se uzi ngo azamara abeho gutyo yego ikibazo ni wamufashe niwe wateje intambara muri kaho nyumvise intambara ziki cyari ko yamugaruye wafite ubwenge ufite ishyari tubayeho neza se tubayeho nabi ngiye nditunze naza kwanza rata ikibazo gihari ni ishyara afite iyo mbonye arajiginywa dore nabaye inzobe nabaye mwiza dore ukuntu nabyibushye yanyicishaga inzara nari meze nabi wavuze ko ufite ishyari ntabwo uzongera kumbona reba wabibonye nibone we wambonye ari kujiginywa afite ishyari reka nibereho mu mahoro niba udashaka kuba hano wimu kugende kabi usibeshye rero umwanzuro ngiye kubaheza mwese ko murera uyu ngo ni umuturanyi wawe kimwe nuko nundi nawe yari kuza akayibamo rero ibintu byo kuvuga ngo muje kuba mwashwana ibyo ntabyo nkeneye hano ikibazo gihe ikintu ukeneye banza ugabanye pressure mu kanwa ibintu ngewe nkeneye urumva ikintu ngewe nkeneye hano namwe maze mugabanye isukari ikintu nkeneye hano tegera okay ikintu nkeneye hano kigiye kuba hano ayo mategeko ngiye gushira hano wewe nukomeza kubangamira abaturanyi bawe nzaguta hanze afite ubwenge uyu musore na namubona yarize ntago ari injiji ako kantu ikibazo ngiye kingomereye niki ariko ikihe kibazo urashaka kuba mu gihugu rata nabi we yakuri wacu ubundi barabasaza urashaka kuba mu gihugu wenyine we bararabasakuza nawe ujye usakuza abasakuriza we wagiye usakuza turwana twebwe rero mbabwire anatategeko nashizeho ngo ujye kuvuga ngo umuntu uri mu nzu yiwe areke gusakuza ikibazo barasakuza bikagera muri yanjye birasa urusaku rw'abagore uraruyoboye nijoro baje mu wawe bari gusakuza urusaku rukinjira iwanjye imuka kudakinga ndambarakinze ariko ruca amadirishya ese wakwimutse ariko abantu bazajya bararwana wayo madirishya ugiye afunga umverere ikintu cyaba kiza uyu mugore asohoke muri gipangu ntago ari umugore wese ntongere ntago nyiri umugore wawe nanjye ndakwiye ntago nyiri umugore wawe winyituka nanjye ibeshye arahari we yakwereka nkora usurebe ni we ntumbone gutya ntabwo hinahina baraho umugabo wanjye akwereke se tegera simbishyura nereke siki none se urumva ibyari kumwe kuvuga uri kubona cyangwa wewe uri kubona ubwenge bwawe ufite uri kubona uyu kubituye atamukubise barekere barwane wereke okay turi babiri ufite urusaku rwinshi ikintu ngiye kubabwira ngiye kwivira hano nta mwanya mfitanye namwe nta mwanya mfitanye n'abapangayi muri kumva nta mwanya mfitanye n'abantu bacumbitse amazu yawe wumvise ko preavis yawe irimo ngomba kubitaho banza ugabanye ikintu navuze uyu nguyu mugende mubane mu mahoro ariko umutuzo yewe navuganye na papa wawe ngiye navuganye na papa wawe ntabwo ari natashaka ko tubana mu mahoro mutavugana amategeko y'izi nzu ni ngewe yafite niwe yafite papa ntabwo kizi kumvikana ko ari umugore uzagiye uza kurara papa niwe wagutumye kumwiruka aha niyo mpamvu papa we niwe wagutumye kwirukana umugore mugende muje kuryama ahubwo n'undi munsi ntuzongere ikintu mbabwiye mwese muri kumva nimusakuza muzasakurize mu nzu yanyu none se ubu bari binjiramo hano genda tuzakurwaza n'umuriro wa infection sebro ikibazo ni iki ikibazo ni urusaku rw'abantu bararabasa umuntu w'umugabo ugira akantu k'akanwa k'akabagore hanyuma ndajya kuba umugabo hejuru y'umugore wanjye uri kuza mvuzaho induru ngo ashatse undi mugabo muri iki gipangu ako ngiye mbitekereje nabigenzuye mbona ko ari intuzi nta byakubabaje kuba yaje ntabwo ngira byambabaje ahubwo uriya muntu ugiye gufata umuntu nasuye mu gipangu akajya ku mugaro ni uri muhangana nanjye umve rero ikintu navuze ni icyo sinshaka kuzongera kumva urusaku rwanyu uri kumva kandi sinshaka kuko muzehe mukomeza kumushiraho go rusaku simbishyura neza nimba utwishura neza ariko niyo wagenda twakomeza tukabaho kandi twabona n'abandi bayinjira ndagenda iyi nzu umwaka nyimaze murenga n'indi minsi umuntu wo kujya guteza akava muri gipangu nimba ubizi yuko iyi nzu ikumereye neza ugomba kwihanganira ibyo uhasanga ikibazo ahubwo mubwire abantu bari guteza ikibazo muri gipangu umwavemo asigare twavuganye na avemo gute regiranze abaga musiribateri
iyi ni yonyine ni abantu bashakanye abantu barajya kuba mu nzu y'icyumba na saro abantu babiri n'icya mbere buzuza toilette icya kabiri bari kuyanduza izo ni izawe ugiye kuzishyiraho amategeko ni izawe umugore n'umugabo babana hari ikibazo nanazo kuko ntimwabana muno n'umugore wawe ibyumba bibiri mo hano okay uko babana kose birabareba urumva birabareba genda winjire mu nzu yawe kandi birangire sinkongere kumva urusaku ariko nawe birangire uri kumva mama ugikozeho kabisa birangire ibi nta kintu we na papa mukozeho rwose ni ibintu musubuke mu iki twamaze genda mwinjire abanyamurenge n'amategeko namwe abanyamurenge